Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Twatangiye igihe cy'igisibo, igihe twiteguramo umunsi mukuru wa Pasika. Ni igihe gitangirana n'umuhango wo gusigwa ivu, twibuka ko twavuye mu gitaka kandi ko tuzagisubiramo. Uyu munsi wa gatatu w'ivu utubera umunsi wo guhinduka no kwisubiraho. Mu isomo rya mbere turi buzirikane kuri uyu munsi mu gitabo cya Yoweri umutwe wa 2 umurongo wa 12 kugeza ku wa 18, baratubwira bati: nimungarukire n'umutima wanyu wose, mwigomwe mu byo kurya, murire kandi muganye. Zaburi ya 51:50 mu dukubo iratubwira iti: Mana yanjye ndema mu mutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Naho isomo rya kabiri turi busange mu ibaruwa ya 2 Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 5 umurongo wa 20 kugeza ku mutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Turabwirwa ngo twoye kurarikira ikuzo ry'amanjwe, twirinde gushotorana no kugirirana ishyari. Naho mu ivanjiri y'uyu munsi dusanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 18, baratubwira bati: sengera hiherereye, suri mu ijuru, umenya ibyihishe azakwitura. Bakristo bavandimwe, igisibo ni igihe cy'iminsi 40 ibanziriza umunsi mukuru wa Pasika. Kikaba gitangizwa n'umuhango wo gusigwa ivu. Kitwibutsa rero iminsi 40 n'amajoro 40 Yezu yamaze mu butayu atarya, atanywa, ashukwa na Sekibi. Natwe muri Kiliziya, umuryango w'abana b'Imana, muri iki gihe cy'iminsi 40 turifuza kugumana na Yezu, kumarana nawe icyo gihe gishushanya imyaka 40 mu butayu nk'iy'umuryango wa Isiraheli wamazemo. Kikaba ari igihe cyo kwisubiraho, gusukura imitima yacu, kandi tukemera kuyoborwa n'inkuru nziza. Igisibo cyacu abakristo ni umwanya wo gukaza urugamba rwo guhashya Sekibi, tukemera kubana na Yezu, tukamutega amatwi, kandi tugakora icyo atubwira, tugatungwa n'ijambo ry'Imana no gukora ugushaka kwayo. Umunsi wo gusigwa ivu ni umunsi wo gufata icyemezo, tugakurikira Yezu, tukajyana nawe mu butayu, tukababarana nawe, kandi tukihatira gutsinda ibidushuka byose ndetse n'ibitubuza gukora ugushaka kw'Imana. Ubusanzwe nk'uko tubizi twese, ivu nta buzima ryigiramo, nta gikundiro rifite, twavuga mbese ko ari umwanda. Kurisigwa ku gahanga, tujye tuzirikana ko ari nk'aho twakaryisize umubiri wose, tukaryikurungamo, bikatubera ikimenyetso cyo kwerekana ko umubiri ari ubusa, ko wavuye mu gitaka kandi ko uzagisubiramo. Ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu aciye bugufi, ko ari umunyabyaha ugomba kwicuza, akisubiraho, akemera gutungwa n'impuhwe z'Imana. Bakristo bavandimwe, nubwo turi mu bihe bikomeye tudashobora guhura ngo dusigwe ivu, tuzirikane ko igihe nk'iki ari igihe cyo gusenga dushikamye, dusabira isi yose kugira ngo Nyagasani adukize icyorezo cya coronavirus. Muzitegure neza umunsi mukuru wa Pasika, nubwo turi mu bihe bitoroshye. Nyagasani Yezu akomeza abane namwe. Yari Padiri Providence Dukomeze, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanaba.